Ngo ikaze umukunzi wacu udahwema kudukurikira umunsi ku munsi, reka mbwire ngo agaciro mu maso kandi subscribe nawe utarabikora kubikora akanya ngo tujye tubana mu gundi biganiro byacu bya buri munsi bitambuka ngaha kuri Magic TV. None ko turebera hamwe izi breaking news n'amakuru tugezeho none dukora ari amakuru adasanzwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se mu gihugu cya Kongo muri rusange. Ibintu byo ntabwo bikomeje kugenda biba byiza nyuma y'uko leta ya Kongo yavugaga yuko cyangwa se yagiraga ngo igeze ku kibazo cy'iherezo cyangwa se ku iherezo cy'ikibazo cy'umutwe M23 uri mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo ukomeje kugenda urwana bidasanzwe ukora ibidasanzwe ufata uduce tugiye dutandukanye muri teritwari ya Masisi, Rucuro ndetse na Nyiragongo. Ibintu bikomeje kugenda biba bibi ubwo leta ya Kongo yaguraga indege z'intambara. Izi ndege ni izo mu bwoko bwa CH4 dore ko ari drone zidasanzwe iri leta ya Kongo yaguze mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Ibintu byakomeje kugenda biba bibi nyuma y'uko leta ya Kongo yigiraga yuko n'ubundi igiye kurangiza cyangwa se ikemuye ikibazo kiri mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, gusa yikirigetaga ikishima cyangwa se yagiraga ngo ibintu birarangiye cyangwa se igitsinzura burundu umutwe M23 ku buryo budasanzwe kugira ngo uve yaramukura sazo bw'igihugu cya Kongo muri rusange. Ibintu rero ntabwo byaje kuba bigenda neza nyuma y'uko M23 isiranuramo drone imwe. Drone rero yaje kuba itwikwa n'umutwe M23 ubwo bagwaniraga mu gace ka Minova, dore ko ari mu mugaba Minova. Ibintu bikomeje kugenda biba bibi rero ubwo M23 yatangiye kugenda ikora akazi cyangwa se ikuramo indege zigiye zitandukanye hariya mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo ubwo bagwanaga imigwano ikomeye cyane. Tugiye kubira hamwe muri aya makuru. Andi makuru turubuze kurebera hamwe nuko ari ibintu bidasanzwe. Ibi ngibi byabaye mu mujyi wa Goma ubwo abaturage bajya gushingura abasirikare babo baguye ku rugamba. Ibintu byakomeje kugenda biba bibi cyane ubwo amagambo adasanzwe yavugiwe hari mu mujyi wa Goma ndetse n'abaturage bakajya Karungu ndetse bakanigaragambya ku buryo bukomeye cyane bamagana ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi bubi na Perezida Felix Antoine Tshisekedi ubwo bavugaga amagambo akomeye cyane. Tugiye kuyatangiriza muri ano makuru tuze kubabwira utundi duce tugiye dutandukanye igihugu cya Kongo cyangwa se uyu mutwe M23 umaze gufata n'uduce two muri teritwari ya Kare ahangaha ni mu Kivu y'Amajyepfo. Ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Ibyo tugikwirera hamwe muri aya makuru tuze kureba SADC igisirikare cy'u Burundi, igisirikare cya Afurika y'Epfo n'igisirikare cya Wazalendo ndetse n'aba FDLR muri rusange ndetse n'igisirikare cya Kongo muri rusange aricyo FARDC. Ibintu bakomeje kugenda bapanga ndetse n'imitwe bakomeje kugenda bapanga kugira ngo baze kuba bafata igihugu cya Kongo cyose muri rusange bacyambuye M23. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Ni ibintu byose tugiye kubera hamwe muri ano makuru. Ndagushimira rero wakanze subscribe no turabikora kubikora akanya kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, kandi gushishikarize wakanze subscribe ugomba gutanga n'igitekerezo cyawe nyine kugira ngo tujye tubona ko twabanye gatanu, kandi niba wumvice inkuru cyangwa se video ugomba kwishirenga ku bantu bawe kugira ngo ndetse nabo bajye babona ko ibintu bikomeje kugenda biba byiza ndetse binarushaho kugenda biba neza. Ibyo byose tugiye kubireba hamwe gatanu, kandi nayo mpamvu rero gushishikariza ukanda subscribe. Nyaboneke ntugende udakanda subscribe kuko aba ari inkunga ikomeye cyane cyangwa se aba ari ibintu bidasanzwe ubu dukorera. Nayo mpamvu dushishikariza ukanda subscribe kugira ngo nyine tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi mu makuru yose n'ibiganiro nyine bitambuka ngaha kuri iyi Magic TV. Nayo mpamvu rero ngo wayikaze wowe wamaze kubikora cyangwa se warangije gukora ibyo ngibyo mu byaruguru byo gukanda subscribe ndetse ugasharinga n'inkuru ku bantu bawe ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Byose tuba tuguha ikaze muri ano makuru ku buryo burambuye. Yes, amakuru yacu reka tuyaherera mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo aho leta ya Kongo ikomeje kugenda ihangana n'umutwe M23 ku kandi. N'ibintu bikomeje kugenda biba bibi ubwo imirwano idasanzwe yabereye mu gace ka Minova yasize drone imwe muri drone 3 zageze mu gihugu cya Kongo n'ubundi yibasiwe cyangwa se ikubiswe urusasu ikagenda ikubitwa na M23 ku kandi. Ibintu byakomeje kugenda biba bibi ubwo M23 yaterwaga ibitero cyangwa se yaterwaga ibibombe bitandukanye ibitewe n'iyi ndege ya CH4. Iyi ni indege zaguzwe muri Afurika y'Epfo dore ko ari indege zigera kuri 3 zageze mu gihugu cya Kongo cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziguzwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi dore ko yashoye angana na miliyari 649 z'amadolari y'Amerika mu kugura indege zigiye zitandukanye z'intambara kugira ngo barebe ko batsinzura umutwe M23 muri rusange. Ibi rero byatumye M23 irasa bikomeye cyane ndetse igegwaho n'ibibombe bikomeye cyane ubwo leta ya Kongo yayirasaga ibibombe bikomeye cyane mu gace ka Minova cyangwa se muri mujyi wa Minova. Ibintu bikomeza kugenda biba bibi cyane ndetse M23 iza kuba irakara cyane. Ubwo yarakaye cyane nubwo yakoze agashya cyangwa se ikora akantu. Ni ibintu bidasanzwe ubwo yateye ikibombe cyangwa se igisasu gikomeye cyane igitera n'indege ya CH4 cyangwa se izi drone ziri mu bwoko bwa CH4. Iyi ngiyi rero yaje kuba ihanurwa ku buryo bukomeye cyane ndetse iza kuba ihira mu kirere dore ko iyi ngiyi yaje kuba ibirangira n'ubundi yo itagikora cyangwa se ubundi yo ibaye imvabusa mu buryo bukomeye
bukomeye cyane. Ibi ngibi rero byatumye leta ya Kongo ikomeje kugenda yamaganira ku mutwe wa M23 ndetse ishiza igihugu cy'u Rwanda muri rusange, kandi cyo gikomeje kugenda gifasha umutwe wa M23 muri rusange. Ibintu bikomeje kugenda bibi ndetse no kugurana ku buryo budasanzwe, ni nabyo mpamvu byatumye leta y'igihugu cya Kongo ivuga yuko igihugu cy'u Rwanda muri rusange izakomeza kugenda igitera kandi kandi ni nayo mpamvu bazakomeza kugenda bahangana ku buryo budasanzwe. Ibintu bikomeje kugenda bibi rero ubwo abasirikare badasanzwe baguye ku rugamba, abangaba bishwe n'umutwe wa M23 ubwo bahanganaga n'umutwe wa M23 muri rusange. Abangaba ni abasirikare muri FARDC, abangaba baje kuba bashingurwa kabisa, bapakirwa mu makamyo akomeye cyane. Ni amakamyo yitwa nga za rongo shashi, dore ko ikamyo imwe yari irimo kujyamo imirambo igera kuri 6. Tubona ko nyine bari bakoze akantu ara mu mujyi wa Goma, ibintu bidasanzwe, bakomeza kugenda bajya kubashingura ku buryo bukomeye cyane. Ibi byatumye abaturage bigaragambya ku buryo bukomeye cyane, ndetse banatuka ubuyobozi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi, bakomeza kugenda babatuka ku buryo bukomeye cyane. Nibwo bavugaga yuko n'ubundi leta ya Kongo ntacyo bamare, cyangwa se igihugu cya Kongo muri rusange ntacyo kibamare, nyuma yuko M23 nyine ikomeje kugenda ibikoramo akazi gatandukanye, kandi nabo bakomeza kugenda batangaza yuko bashyigikiye umutwe wa M23 gatandukanye kandi kurusha igisirikare cya Kongo muri rusange, bitewe n'uko babona ko umutwe wa M23 ukomeje kugenda bakora byinshi bwe bitandukanye, ndetse leta ya Kongo itabakorera. Niyo mpamvu bakomeje kugenda nyine bashyigikira uyu mutwe wa M23 kugira ngo ukomeze uze ijya mbere, ndetse ufate n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, haba ikibuga cy'indege cyo mu mujyi wa Goma ndetse no mu mujyi wa Goma muri rusange. Ibi ngibi rero bikomeje kugenda biba bibi, ndetse bikomeza kugenda bishishikariza abaturage muri rusange kujya mu gisirikare cya M23 ku buryo budasanzwe. Byose bikomeje kugenda biba bibi rero ubwo leta ya Kongo yashinguraga aba banuzi aba basirikare, n'ubundi abaturage bo bakomeje kugenda barira ku buryo bukomeye cyane, ndetse ubona ko barakariye n'igisirikare cya Kongo muri rusange. Ibi ngibi bikomeje kugenda biba bibi mu mujyi wa Goma rero, nako imyigaragambyo ikomeye cyane ikomeje kugenda itegurwa igiye kwibasira igihugu cya Kongo muri rusange. Ibi ngibi rero bikomeje kugenda bifata indi ntera bitewe n'uko abaturage b'igihugu cya Kongo muri rusange, by'umwihariko abari muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Goma muri rusange, bakomeje kugenda bajya Karungu ndetse banataganya imyigaragambyo ikomeye cyane kuba bakwamagana ubuyobozi buyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, ndetse banakomeza kugenda bamagana ibyo wowe zita Moise Katumbi akomeje kugenda atangaza, ndetse abaturage bavuga yuko bo bakomeza kugenda bumva ibya Moise Katumbi kugira ngo bakomeze kugenda bumva ibya Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Andi makuru adasanzwe nuko imirwano ikomeye cyane yaje kubera muri Sake. Imirwano yari ihuje igisirikare cya Kongo muri rusange na M23. Ibi byatumye M23 yigarura akandi gace gagiye gatandukanye, nako yakubise abasirikari bagiye batandukanye inshuro, ndetse bigaragara yuko n'ubundi M23 iracyafite imbaraga zikomeye cyane ku buryo budasanzwe. Rero ndagushimira wowe twabanye muri aya makuru, ndagushimira wowe kanze subscribe, ndagushimira nawe waduhaye igitekerezo, ndagushimira nawe wanije umwanya. Byose rero nguhaye ikaze, ndetse nangubwira ko ahangaha ari uzajya usanga amakuru yizewe ndetse amakuru adasanzwe. Niyo mpamvu nagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo nyine tujye mu nguni ibiganiro byacu bya buri munsi, kandi nyaboneka mwibutsa ko ugomba gusiga n'igitekerezo cyawe, ugashyiraho akadarapo k'igihugu cyawe aho uherereye, kugira ngo tubone yuko tubana muri ano makuru gatanu kandi